Yes, Gutya TV fans twongeye kubaha ikaze twongeye gushimira buri muntu wese ariko ukoze subscribe nawe utarayikora ukigera kuri channel bwa mbere banza urebe ibikorwa byacu, urebe ibiganiro byacu, umanuke neza urebe ibiganiro byabanjirije iki ngiki, urebe ukuntu byatwikaga. Ushobora gusanga hari ikibazo wibazaga ukabikibonera igisubizo, wasanga icyawe kitaragerwaho ugakanda subscribe ukibuka gukanda kunzogera kugira ngo bigende bite. Icyawe ni cyiza uzabashe guhita ukibona bitagoranye, ubundi twige twamamare tuhatwike nta bintu byinshi. Nizeye neza nashidikanya ko mugiye ko binkorera sibyo. Okay, ubwo rero umuntu wese afite igitekerezo nyunganizi cyangwa ikibazo yajya kuri Instagram yacu Gutya TV akatubwira akatwandikira tukamusubiza. Ubwo ni mu buryo buri privé, ariko ubundi wakoresha wajya hasi muri comment. We are ready for you. Nta kibazo wakamamaza, watubaza, watubwira ati muhindure bino, turiteguye ko tubikorera mwebwe sibyo. Uyu munsi rero ngiye kuganira n'abagabo cyangwa abasore muri rusange. Ngiye kubabwira ukuntu wagitosa. Yega mbere kurangwa umukobwa ugomba kugitosa cyangwa se mpaka ugitoheje akavuga ati sheri wamaye ati basi koza muri kozamo byonyine. Hari umuhungu nigeze kumubwira ngo akozeho aranga, shaha afite imboro nziza mana wenda yo gutura aranga ngo n'ubwa mbere ngo ntago abimenyereye ngo ntazi kandi yashyukura ubusugi yagerageza bikanga. Cyangwa umunsi yandishije mana sinzakubagirwa y'umuntu wandi warakindishije ageze ku gitosa arangije anga no ku ndongwa nari zakunkana ariko katukuveho. Hari ibintu ukorera umukobwa atari na ngombwa ko umusaba cyangwa se waba wanamusabye ukagira ukuntu bigenza ukavuga ati reka ngire gute, reka mbe nagitosa ubundi abwete ariko ubundi waje tukagira ukuntu n'iki ibyo ngibyo ni ibintu rero bibaho. Akantu ka mbere umuhungu we wa mugabo uzakora kugira ngo ugitose sibyo. Kuriya hari ukuntu useduza umukobwa ukoresheje amagambo. Yes, ushobora kwibaza se ayahe magambo wakoresha. Ushobora kuvuga atako se ufite amatako meza, ufite amatako y'ibitomati. No dore ko umukobwa nawe wagira ngo iyo hari ikintu ashaka gukora bayataye ubwenge. Ntabwo ibyo ngibyo yaba ari meza yaba atari meza, ntabwo ibyo ngibyo biba bikimureba. Ufite ibitako byiza, umuntu ukuntu useka, umuntu ukuntu ugenda, urumva utangiye kumuseduza ukoresheje amagambo. Ariko ayo magambo ntabwo ari amagambo abonetse, ni amagambo yo kumutaka. Yes, rero uzamutaka urumva ibiri bigenda bite. Mbwiye ufite amakuru meza, ugende mu ngendo yawe, utuntu nk'utwo ngira ngo wabyumvishe. Ubwo ko nikavaho uzagira magic kiss. Kissing yazamaje nyine. Hari ukuntu hari abantu basimana bisanzwe akahita kwihorera kandi se byose bari ibiki. Ahubwo iyo ugiye ushyiramo utuntu tw'udukoryo ni nkaho nabyita gutya, udukoryo ukamusoma ku matako, ukamusoma mu gatuza, ukamusoma mu mugongo, mbese ukamusoma n'ahantu hadasomeka twe tudufata nkaho batahasoma, ukamusoma ku birenge. Ego tavuga ati ngahore nyine agenda abasha. Hari ukuntu umubiri ugenda wumva nkuko hari ahantu umubiri w'umuntu ukorwa agahita yumva atangiye gutuma. Mu gihe rero ahereye umusoma, ugenda umusoma uhereye ku munwa umanuka hasi, umanuka ngo ni kiss gusa, cyangwa ukava ku kirenge ugenda uzamuka. Gusa urumva waba ameze gute agenda kandi uravuga ati ngenda kukwisimba gusa nta bindi nkeneye sibyo. Ubundi agahita yumva ibintu bi fresh. Akandi kantu uzamukorera mu buzima bwawe uzamukarisa nyine
kuzamuka risa ku mubiri w'inyuma, apana kuvuga ngo uhise wiruka. Hari ukuntu iyo ugiriye ubuntu umukobwa akwemera ko musomana, sibyo? Mugasomana ukamukoraho inyuma akumva ni byiza. Ubwo aho ngaho iyo atagiye kumva ari byiza aba ari kugusha hahandi n'ubundi ko araguhaye, ibyo yigira byose araza kukwemerera, numara kugitosa arabyumva. Ikindi kintu nanone kugira ngo utose umukobwa umuteshe umutwe, buriya hari ukuntu muri izo kahise zose ugira utya ukagikoraho, ukagikoraho kabisa, ukagifata ukagenda wikoresha, ugakoreshwa witambukisha uhita wibazaga atari ku bundi ubu ngubu ukuntu ameze, njyewe meze gute? Biba ari ubutamu ndabigutuye. Akandi kantu nyine ari ikintu ushobora twita oral sex. Oral sex urabyumva? Hari ukuntu wenda like nk'urugero nk'umukobwa yaje kugusura yambaye akantu kagufi, sibyo? Nk'aka nambaye noneho ugatangira kumutesha umutwe ngo ati se waretse se nkakozaho inyuma gusa, ngo ati kuri Imana mbabarira nkozeho inyuma, kwa kundi ugenda uyikozaho mana we, cyangwa akavuga ati reka nyikoze gutya amabere. Biriya bintu sha biraryoha. Niba ufite umusheri ufite amabere manini usanga yatayegeranye gutyo, ubundi uzumva ukuntu biba bimeze. Nawe ubwe niyumva ukuntu imeze n'ibiki ukuntu ayireba n'ibiki, azatangira atumutwe avuga atari ku mana. Ega ntabwo umuntu agira ibyo bintu byose, ntabwo byamubaho nta kintu wakoze, bisaba ugire ikintu ukora. Ikintu cya nyuma utagomba kwibagirwa mu gihe uri muri ibyo bintu byose, mu gihe ubona kabaye, kuko nimba babashe kumufunguza ibipensu cyangwa kumuzamurisha umupira cyangwa kumukuzamo ikanzu kugira ngo ugire oral sex, cyangwa no ku matako ugenda uyikozeho uzamura, itondera ikintu kimwe. Ushobora kuba yagiye muri mudu ariko hari ijambo rimwe ugomba gusoresha ibyo bintu byose, ugomba kumubaza nimba ari ready. Buriya ni ikintu cyiza ku mugore kuko ntabwo akunda, ushobora kubona yashyuhaganya mva ameze nabi yatokombeye, ariko wajya kuyimuha akayanga. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ntabwo byari biri muri gahunda, cyangwa se babyitwayemo nabi ukuntu, cyangwa n'ikinyabupfura bizanyemo. Hari umuntu ukunda ubanza umubaze, iyo mutreatinga like a queen, sibyo? Yes, ugomba rero kubyibuka ukabishyira mu mutwe, ukamenya ko ugomba kumusedusha ukoresheje amagambo, ukamenya gukoresha utumagiki ugahera ku birenge, ku mano kazamura ukamusoma, ugenda umusoma yumva utuntu ibinyugunyugu mu mubiri we, ukamenya ko ugomba kumukarisa, ukaza ukanatacinga hano, sibyo? Nyine wicishwaho ku ruhande, ntabwo mvuze ngo imbere, ni inyuma, ariko ukagenda utacinga inyuma. Ubundi ugakora twa oral sex turi aho tworoshye, ukamukarisa nabibabwiye, ukanamubaza nimba ari ready. Ibyo ngibyo byose ugomba kumenya mu buzima, ukamenya ukuntu uzatwara umukunzi wawe nta bintu byo kumufatirana, sibyo? Ahandi rero uzabikura usibye kuri Gutya TV. Wajya kuri Instagram yacu ya Gutya TV ukatwandikira ukatubwira ati mfite igitekerezo, nje gushimira, nje gukora iki, byose biremewe. Cyangwa ukaba wajya hasi muri comment ukatubwira ati wallahi byarandenze naremeye, aho ngaho tuzagushimira. Cyangwa se ushaka kwamamaza ugasiga nimero yawe tukazavugana, byose biremewe. Nongera gushimira n'ubundi umuntu wese twabanye wakoze subscribe, n'undi wese wakanze like akaba yanakoze share. Turakunda cyane, bye.